igihe kije kigiye gutuma nabo bamenyekana. Mwuka w'Imana ndakumva. Bene sedre mene kota shatro benema zenegidema tongeso menima yeushendera musa Yesu aragushaka ngwakubabaririza ngwino umusange vuba. Uhamagawe na Yesu keshi umwitaba uyu munsi. Arubwirijwi wumvishe none ryaba ari ryo rya nyuma. Andi ngose netebone mando bene ngose diminima tashe kotre benima dore ngose minima inkinge nye z'isi periwose kita urusaku rubayeho benose menitaya. Ati mwibuke ku mugani ba Kristo dangose menitrebonema w'abakobwa 10 abatanu yemwe domenia ntimwumvishe ko bari abapfapfa abandi doni wizigidimando bari abanyabwenge tremos birinze kugira icyo bibagirwa bazakenera ariko abapfapfa bagenda uko biboneye. Menose drekitrebo ati yewe ugenda uko wiboneye we dore demene takodima mu nkingi z'isi hagiye kuvumbuka mu rusaku. Yewe se kitebonema ugendera mu bidatunganye. Reba dobinima reba uhagaze kubera kodre monegide menostefo nyuma y'urwo rusaku ndetse demeni resetre rugiye kuvuzwa hagiye kuvumbukamo inyamaswa z'inkazi ndetse havumbukemo renozemene takori boriyasema ingabo zifite inkoni zije gukubita inkozi z'ibibi. Nzahana bisi bene ngose trema mahorizo bakoze bibi. Ati kandi dremone kita ati bazanyambaza mu gedrifone cyo guhanwa kwabo maze nanjye sinzabumva. Ati kandi demene stance agamaso yanjye azababaho kubera ko gushaho kwanjye batakwitayeho ndetse n'imiburo yanjye kibaye agaciro. Randongeze menetaya troperi wose gide unshaka ubu kana shaka n'umwete kuko ndaboneka kuko ari igihe kizagera ntimube mukimbona. Bene ngose dre rengoshe kotre benima hate penifo yemwe mukora izamuka iyoberanya mukagarigariza abantu ko muri beza kandi imitima yanyu denaste yaramaze guhindana. Ati namwe binifo ati zo mwayisha abantu bigiye gutwikururwa. Yemwe ati amaso yanyu ntabona bene mode kota nimba atabona kuki mwazi by'amatwi yanyu mukanga kumva. Jetre kosema ati ribori asema ati gitsure cyanjye ntacyo cyabatwaye. Aido minima atari code distance nimba de kutrebo waranyize Yezu kuri bigiye kugaragara kandi nimba nabwo warishushanije bigiye kugaragara. Nimba warihanye koko bigiye kugaragara kandi nimba doromenias warabeshe bigiye kumenyekana. Tengose mene trebo jediki trebo nemando tando binima ati yemwe mwubitsa amatabaza yanyu mwe mwaze kuyakongeza. Renosema ati nubwo yasinye mukanga kongera kuyakongeza. Igihe kirageze kugira ngo muyashake muyabure ndetse muburu rumuri kude staigada menegidema ati yemwe drifodema meniko tangua muri gusakuza ngodre ngo nzaza ryari ebinimando amasezerano yanyaratinze ebinimando mbese mwaretse izaha murakizwa neza nanga kuyasoza.
menetregozema ati na restanse abo nagiriye neza, abo nahaye kuzara, abo najanye mu mahanga, mwanyituye kunsuzugura ndetse mutesha agaciro izina ryanjye, mutukisha iryo zina aho muri benestayigada, mwararenzwe muribagirwa atari igihe kibi dore kibagezeho, ni kuwiteka avuze. Menengo sedrema ra presedigidimando randro kitrebonema ati nukuri ndaje vuba, ati kandi nzanye ingororano, je gudestayigada, je kugorera umuntu wese ibikwizo yakoze. Ati penima, ati niko kuri, hanze hazaba imbwa n'abarozi ndetse n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Mwana w'umuntu temere sedrema, mbese uzageza he? Mbese kuvunaguritse utunguwe niki kizagukiza? Ni kuwiteka abaza. Enomere sterigaya, wemera tukagendana, zamurinda imbeho, murinda amakuba, hari kuwanga desaya akaguma kwishira hejuru, azadrimando nemenetaya, ibizamubaho bizasigara bibarwa nk'inkuru yabayeho. Ati kubera ko ndi Uwiteka Imana, ndica nkanakiza. Enomenetrebonema njuwi akatubwira ngo mwana wanje niko pamoja nawe, turakomeye, tumeze neza, turakeye kubera ko Kristo akiri muri twebwe. Rero shima Imana akomeze neza. Imana mwishabwe cyuho. Ubundi umuntu agira iyo atameze neza nuko umwuka w'Imana yabaragiye, ariko iyo mwuka w'Imana akiri muri we amera neza. Umunsi umwe Sawuli umwuka w'Imana yabaye kuri we, ariko igihe kiragera aramuhunga. Amaze kumuhunga amera nabi, atangira kubabazwa, atangira gutotezwa, akaza akenera umucuranzi kugira ngo amere neza. Ugifite wa mwuka w'Imana, rero kuba mwuka w'Imana muri Daniyeli agikomereye muri we, meze neza. Nashukuru umuntu. Amen. Hari amagambo abiri ariko twinjira nshaka kukubaza, abantu bose bakunda kwibazaho bajya babituza no muri komenti. Itandukaniro hagati y'umukristo n'umurokore, ko tubona abantu bose bahanura bakavuga Imana, umukristo ameze ate, umurokore ameze ate, batandukaniye? Urakoze cyane. Umukristo ni uwa Kristo, ubuzima bwe bwose ni ubwa Gikristo, nibwo abayemo ayoborwa na Kristo. Umukristo ntabwo ayoborwa n'idini, ntabwo ayoborwa n'abandi, ayoborwa na Kristo. Mwuka wera w'Imana bari muri witeka ryose. Ntacyo yakora Kristo atakimuyoboyemo, ntacyo yavuga Kristo atakimuyoboyemo. Ariko warumbaje undi we umurokore aba yararokotse, ariko akarokoka. Hari ibyo aba yararetse, nibyo yitwa umurokore. Hari ibyo areka, ariko muri umurokore hari igihe abisubiramo, kubera ko umutima ntabwo wakiriye Kristo. Ariko umurokore we hari ibyo arokotse, ariko n'ejo yakongera akabijyamo. Bivuze ngo umuntu ashobora kuba umurokore ko atari umukristo. Ashobora kuba umurokore atari umukristo. Niyo mpamvu ashobora guhanura agasambana, agahanura agakora izangwa n'Uwiteka. Hari n'abo batekera imitwe hano kuri YouTube, abo ntabwo ari abakristo. Mwahuye, mwihangane, mwahuye n'abarokore, baracyafite bya bindi. Ariko yaravuze ngo nje ndi umukristo nzahora ndiwe. Mu gihe k'inzara uri umukristo, mu gihe cy'ubukene ahora ari umukristo. Umukristo mu gihe cy'uburwayi akomeza gukizwa. Iyo yakennye arakizwa, yaba ashonje agakizwa, yaba nta kazi agakizwa, yaba yagize ibibazo agakizwa, afite amadeni agakizwa, afite intambara agakizwa. Ariko umurokore azasubira inyuma akabivamo, agasubira ku birutsi bya bindi yataye, akongera akabisubiramo, birya yataye akabisubiramo, akongera akaja mu bapfumu, akongera kuja muri za bindi. Kubera ko umurokore, hari abarokore barokoka kugira bazi ngo nibarokoka bagiye gutunga, bagiye kubaka ama etaje. Ariko ndagira ngo ntangaze kino kintu, ntabwo Imana yagukiza mu buryo bw'umubiri itaragukiza mu buryo bw'umwuka. Amen. Ndi umukristo nzahora ndiwe, mu bintu zose ngeze kugupfa. Ndi umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye.
je ndi umukristo w'umutima, umirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ingaruka abarokore bafite, ingaruka bagendana, ibikomere bagendana, nuko batuhagiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Icyakora barayabonye, babona ko yamenetse ku bwabo, ariko banga kuwagirwa nayo, bakomeza kuwagirwa n'ubusambanyi, bakomeza kuwagirwa n'ibibi gusa. Baba barokore ku izina, abakristo ku munwa, ariko Kristo adatuye muri bo. Ariko nakugira inama iki gitondo kugira ngo wemere kuba umukristo, nta nzara yaba, nta miruho, abo bose baguwe neza, kandi umuntu utinya gupfa wese ni umupagani. Amen. Imana igumugisha Daniel. Abantu muba abakristo mureke kuba abarokore. Amen. Wararokotse kandi ugisamba, uri umurokore kandi ukiri umujura, uri umurokore kandi imirimo yawe itagaragaza urokore bwawe. Yesu yaravuze ngo igiti ki nticyobasha kwera imbuto nziza, ngo kandi igiti kizana ngo nticyobasha kwera imbuto mbi. Wera imbuto mbi kubera kuri igiti kibi, uracyari umupagani. Igiti kimenyekanishwa n'imbuto kera. N'imbuto kera. Imana igumugisha Daniel, reka tugusabe n'ubundi rero usenga Imana, utugeze message Imana guhaye. Planingo se trengiti mando, talose ki trebone mando, rando kita, retremose ki trebone ma. Mwemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka. Ye! Renonga sodremene ko trebone ma. Urakoze Mana. Benengo se trema, shatro bena, udi wose ki trebone ma. Sheni wadengidima tesema iki ni igihe wasenze benemondi kotrebo zukura agiye kugaragara. Yemwe iki ni igihe urestasema wakiranutse zukuri agiye kugaragara. Igihe kiraje kandi igihe kije kigiye gutwikurura, izahishwa zose bigiye gutwikururwa. Igihe kije kigiye gutuma abasambanyi basambanye bihisha bimenyekana, abarozi barose bihisha. Igihe kije kigiye gutuma nabo bamenyekana. Mwuka w'Imana ndakumva. Bene sedre mene kota, shatro benema, zenegidema, tongeso menima, yeujendera muza. Yesu aragushaka wakubabaririza, ngwino umusange vuba. Uhamagawe na Yesu keshi, umwitaba uyu munsi. Arubwirijwi wumvishe none, ryaba ari ryo rya nyuma. Andi ngose netebone mando, bene ngose diminima, tashe kotre benima, dore ngose minima, inkinge enye z'isi, periwose kita, urusaku rubayeho, benose menitaya. Ati mwibuke ku mugani ba Kristo, dangose menitrebonema, w'abakobwa 10, abatanu yemwe domenia, ntimwumvishe ko bari abapfapfa, abandi doni wizigi dimando, bari abanyabwenge. Abanyabwenge Tremos birinze kugira icyo bibagirwa bazakenera, ariko abapfapfa bagenda uko biboneye. Menose dreki trebo, ati yewe ugenda uko wiboneye we, dore demene takodima, mu nkingi z'isi hagiye kuvumbuka mu rusaku. Yewe se kitebonema,
ugendera mu bidatunganye. Reba dobinima, reba uhagaze kubera ko dremone gide menostevo nyuma y'urwo rusaku ndetse demeni resetre rugiye kuvuzwa, hagiye kuvumbukamo inyamaswa z'inkazi ndetse havumbukemo renozemene takori boriyasema, ingabo zifite inkoni zije gukubita inkozi z'ibibi. Nzahana ab'isi bene ngo setrema mahorizo bakoze bibi. Ati kandi dremone kita, ati bazanyambaza mu gihe dirifoni cyo guhanwa kwabo, maze nanjye sinzabumva. Ati kandi demene stansi, ntago amaso yanjye azababaho kubera ko gushyaho kwanjye batakwitayeho, ndetse n'imiburo yanjye kibaye agaciro. Randongeze menetaya troperi wose gide, unshakashaka ubu kandi ashaka n'umwete, kuko ndaboneka kuko ari igihe kizagera ntimube mukimbona. Benengo zedre rengo sheko trebenima hate penifo, yemwe mukora ibyaha mukiyoberanya mukagaragariza abantu ko muri beza, kandi imitima yanyu denaste yaramaze guhindana. Ati namwe binifo, ati zo mwahisha abantu bigiye gutwikururwa. Yemwe ati amaso yanyu ntabona benemode kota, nimba atabona kuki mwazibye amatwi yanyu mukanga kumva. Jetre kosema, ati ribori hasema, ati gitsure cyanjye ntacyo cyabatwaye. Aido minima, atari kodristanse, nimba de kutrebo waranyize Yezu kuri bigiye kugaragara, kandi nimba nabwo warishushanije bigiye kugaragara, nimba warihanye koko bigiye kugaragara, kandi nimba doromeniyansi warabeshe bigiye kumenyekana. Tengose mene trebo jediki trebo nemando tando binima, ati yemwe mwubitse amatabaza yanyu mwe mwaze kuyakongeza. Renosema, ati nubwo yasinye mukanga kongera kuyakongeza, igihe kirageze kugira ngo muyashake muyabure, ndetse mubure urumuri kudestayigada menegidema. Ati yemwe drifodema menikotangua, muri gusakuza ngodre ngo nzaza ryari. Ebinimando, amasezerano yanyu aratinze. Ebinimando, mbese mwaretse ibyaha murakizwa neza nanga kuyasoza. Menetregozema, ati na restanse, abo nagiriye neza, abo nahaye kuzara, abo najanye mu mahanga, mwanyituye kunsuzugura ndetse mutesha agaciro izina ryanjye, mutukisha iryo zina aho muri. Benestayigada, mwararenzwe muribagirwa, atari igihe kibi dore kibagezeho, ni ku Uwiteka avuze. Menengo zedrema ra presedigidimando randro kitrebonema, ati nukuri ndaje vuba, ati kandi nzanye ingororano. Je gudestayigada, je kugorera umuntu wese ibikwizo yakoze. Ati penima, ati niko kuri, hanze hazaba imbwa n'abarozi ndetse n'abasambanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubesha akabikora. Mwana w'umuntu temere zedrema, mbese uzageza he? Mbese kuvunaguritse utunguwe niki kizagukiza? Ni ku Uwiteka abaza. Enomere sterigaya, wemera tukagendana, zamurinda imbeho murinda amakuba. Ari kuwanga destaya, akaguma kwishira hejuru. Azadrimando nemenetaya, ibizamubaho bizasigara bibarwa nk'inkuru yabayeho. Ati kubera ko ndi Uwiteka Imana, ndica nkanakiza. Enomene trebonema, ndi Uwiteka ninjye ukora izo zose, niko Imana ivuze. Amen. Benoze dremas, ndagira ngo dusomire ijambo numvishe. Izahishure Yohana igice cyawo cya 7 umurongo wa mbere, aravuze ngo hanyuma y'izo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4
mu isi kugira ngo hatagira umuyaga uwa mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Mbona na marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Amen. Hari ikimenyetso Imana iri kugenda ishyiraho abantu bayo. Ntangaze ngo uri maso kiramubonekaho, uri maso arashyirwaho ikimenyetso, ariko urangara arasigaye. Sinzi ibyo uhugiyemo, sinzi impamvu wemereye Satani afunga amaso yawe, ariko Imana iri kuvuga ngo ije guhana inkozi z'ibibi. Gerageza ikimenyetso cy'Uwiteka Imana kigere ku ruhanga rwawe. Ndasoje. Imana ibaha umugisha. Ukeneye nimero yanjye ya telefone ni 0788 72 91 46 82 72 91 46. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, urakiranuka uri umunyembaraga, wambaye ubwiza no gukomera. Buno butumwa bushoreze Mwuka wera, bugere ku bantu bose, bugere ahatandukanye. Ineza yawe ibugereho, imbaraga zawe zizenguruke Mwana ku bwa buno butumwa. Mwuka wera bushorere abatumva ururimi dukoresheje, ubasobanurire mu izina rya Yesu Kristo. Insinzi yawe igaragare muri uyu mwanya. Ndagushimiye kubikoze kandi kugiye kwigaragaza ugakora iz'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.